Yes, mwongeye kwirirwa uyu munsi tugarutse kuri Space Corp TV nkuko twabibabwiye rero tugiye kuzajya turebera hamwe uburyo twakunguka ubumenyi bijyanye n'ikoranabuhanga umunsi ku munsi mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Rero muri uyu munsi icyo twateguye tugiye kurebana hamwe icyo bintu bita bimwe ndabanyuriramo duke ku bintu byitwa cyber security. Cyber security ni uburyo mbese ushobora kuba warinda umutekano wawe mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Umutekano wawe bijyanye n'ikoranabuhanga bivuze uburyo ukoresha telefone yawe, uburyo ukoresha imashini yawe, uburyo ushobora kuganira na bagenzi bawe mukaba mwasharinga amakuru ariko mukoresheje ikoranabuhanga. Ubwo ni ikoranabuhanga bwo wakoresha imashini yawe, telefone yawe kuri internet. Hanze rero ubu ngubu muri no minsi nkuko mwayibonye ubujura bureze kandi bukoresheje ikoranabuhanga, aho umuntu asigaye aza akakwiba atiri waza n'iwawe mu rugo ngo aze kuba yaguterurira amafaranga wabitse iwawe mu nzu wenda nko muri coffre fort, ariko akaba yakwiba wenda abifite kuri telefone, abifite muri banke. So ibyo rero muri no minsi bireze, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe introduction niba nabyita gutyo, ubusogongezi ku buryo twamenya ibijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga muri no minsi ukuntu uhagaze, ndetse tukagenda twifashisha no mu buzima busanzwe, twifashishe ibisanzwe bituba mu buzima busanzwe kugira ngo tubashe kumva neza uburyo twarinda umutekano wacu mu by'ikoranabuhanga, ndetse bikaba byanadufasha kurinda ibikoresho byacu bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga. Muri no minsi murabizi ko byezeho umuntu ashobora kukohereza message akakubwira ko amafaranga yakuyobeyeho ndetse akagusaba kuba yamusubiza. Iyo utabibashije kubikurikirana rero ngo umenye ko uwo muntu ashaka kukwiba, biragoye. Rimwe na rimwe hari igihe batwiba cyangwa se bakwiba abantu tuzi, kandi bakagombye kuba bafite ubumenyi kuri ibi bintu bijyanye no kuba barinda umutekano wabo ku bijyanye n'ikoranabuhanga, bakirinda kuba bagwa muri ibyo bintu. So uyu munsi rero ngiye kubaha ubumenyi bumwe na bumwe bijyanye n'uburyo warinda umutekano wawe mu bijyanye n'ikoranabuhanga, hanyuma ubwo namwe muragenda mutubwira muri comments icyo mwumva twazavugaho ubutaha. Reka dutange noneho. Okay, turatangiriye ku kintu bita computer security. Computer security uko twabivuze, muri no minsi hari uburyo abantu henshi ahangaha basigaye babasha kuba bakwinjira mu mutekano mu bikorwa mu ma device yacu, cyangwa se bakaba babanje kutwinjira bakaba batwiba amakuru amwe namwe, sibyo? Uyu munsi rero turashaka kumenya data ni iki na information ni iki. Data nk'urugero wenda nabaha, iyo umuntu umuhaye nk'imibare runaka kuzava gusesengura ngo amenye icyo kintu, wenda ndamubwiye wenda ngo mu Rwanda kampani runaka wenda yitumanaho ifite abantu bayikoreyeho cyangwa se bayikoresha runaka, nkamuha imibare gusa y'abantu bakoresha wenda nk'umurongo umwe w'ikoranabuhanga hanze ahangaha muri iki gihugu. Umuntu usanzwe ntago ashobora kuhita amenya ngo uyu muntu iyi kampani aya makuru iyamarisha iki, sibyo? Ninguha umubare nkakubwira ngo kampani runaka y'itumanaho muri iki gihugu ifite abantu bakoresha umurongo wayo wenda 1,000,000, sibyo? Iyo 1,000,000 ku muntu usanzwe ntago azamenya icyo bivuze, kuko iyo nicyo bita data ntago azamenya icyo bivuze. Ariko indi kampani ingenzi yayo nk'urugero yindi yitumanaho nayo ikora nk'ibyo ngiye ikora, n'uyibwira yuko ifite abantu wenda 1,000,000 bakoresha uwo murongo wayo, iyo kampani yindi izahita imenya amafaranga wenda tuvuge iyo kampani ishobora kwinjiza mu kwezi, iyo kampani ishobora kwinjiza mu itumanaho, iyo kampani ishobora kwinjiza wenda mu kugurisha internet n'urugero. Reka dufate nk'urugero, murabizi ko twoherezanya amafaranga umunsi ku munsi, sibyo? Dukoresha amafaranga umunsi ku munsi hagati y'imirongo itandukanye y'itumanaho. Iyo wohereje amafaranga n'urugero ku munsi, hari amafaranga nk'iyo twishyuye wenda tuvuga uteze moto se cyangwa se uteze imodoka urishyuye. Niyo wakwishyura tuvuga amafaranga ari munsi y'igihumbi, urabizi ko amakampani y'itumanaho agucaginga cyangwa se aguca igiceri cya 20, sibyo? Ubwo ndivuze wa wundi wishyuye amafaranga make wishyuye munsi y'igihumbi, bamucaginga igiceri cya 20, sibyo? Iyo ubwiye noneho rero wa mu competitors cyangwa se wa muntu uhanganye na ya company ingenzi yayo,
ko ifite abantu ibihumbi tuvuge nako miliyoni y'abantu bakoresha wenda tuvuge mobile money, sibyo? Icyo gihe umuntu ashobora kwita amenya ngo ku munsi niba muri abantu miliyoni y'abantu bakoresha uwo murongo babashije gukora transaction niyo yaba ari yo munsi y'igihumbi, ushobora kwita umenya amafaranga iyo company yinjiza bitewe n'uwo mubare gusa. Kuri twebwe bamwe na bamwe twumva ari umubare usanzwe, ariko umubare ufite igisobanuro cyinshi. Niko bavuga rero ko uwo mubare iyo umaze kuwuprocesinga cyangwa se umaze kuwugoragoza ugira icyo bita information rero ku bantu b'aba competitors benshi bahuriye kuri business imwe se cyangwa ku bucuruzi bumwe, iyo abashije kumenya data za mugenzi we ashobora kwita amenya ubusobanuro bw'ukuntu uwo mugenzi we ahagaze, akaba yabasha kuba yamenya niba mugenzi we ari kunguka se n'urugero cyangwa se ari guhomba. Okay? Ubwo rero ahangaha tuye kureba rero uburyo warinda icyo bita data kuri bamwe na bamwe iyo uyirebye cyangwa se iyo bayiguhaye ntabwo ushobora kumenya ubusobanuro bwayo, ariko mugenzi wawe ukora ikintu kimwe nkawe iyo umuhaye data ahita akuramo amakuru ndetse abasha kwerekana iyo company uburyo ihagaze. n'urugero kumbwira ngo company runaka itumanaho ifite abakozi runaka nako abantu bayikoresha umurongo wayo runaka mu bijyanye no guhererekanya amafaranga, nshobora kumenya amafaranga iyo company ishobora kwinjiza mu gihembwe, mu mezi 3 cyangwa se mu mwaka, bitewe n'ukuntu abantu wenda tuvuge transaction zabo zigenda cyangwa uruhererekane rw'amafaranga rugenda rukorwa umunsi ku munsi. Ayo ni amakuru kuri bamwe abadasobanutse nkatwe wenda bo hanze aha, ariko kuri company ziba zihanganye biba byoroshye guhita umuntu asesengura mugenzi we akamenya uburyo mugenzi we ahagaze. So ayo ni amakuru rero hari icyo bita data, akabanamo n'icyo bita information. Iyo ufashe data nka wa mubare nabahaye ukawanalizinga cyangwa se ukawusesengura, ukuramo ikintu bita information cyangwa se amakuru ashobora kuba yagufasha mu cyo bita decision making, kuba wafata wafata ibintu bimwe na bimwe ukaba wabikuramo icyo bita decision making. So data rero hari icyo twita data threat cyangwa se ibintu bishobora guhungabanya amakuru dufite wenda nko muri company. urugero hari ibyo bita cyber crimes. Ni uburyo abantu bamwe na bamwe bafata murandasi bakaba bayikoreraho ibyaha. Murandasi ubwo ni internet, murabizi ko muri iki gihugu cyacu hari urwego rushinzwe gukurikirana ibyo bintu. Ibyaha bikorerwa kuri internet ubu ngubu mino minsi bisigaye bihanwa, sibyo? Usigaye amafaranga umuntu ukoresheje telefone wakuramo uburiganya bakabagira gute banagufunga, ukajya kubiryozwa ukabibaza wabamubye amafaranga bakagukurikirana. Ibyo rero ibyo byaha bikorerwa kuri internet cyangwa se kuri murandasi ibyo bita cyber crime, sibyo? Urugero ni nko abantu bashobora kwiba bagenzi babo, bakabiba social media yabo, bakaba yakoresha babaharasinga se cyangwa bababwira nabi cyangwa bababwira ibintu biterekeranye. So abo ngabo rero bakora ibyaha, abo ngabo rero bita cyber crimes cyangwa se abahaka, bakora ibyaha bikorerwa kuri internet, ariko iyo bagize ibyago bagafatwa muri no minsi barahanwa. Hari amategeko yashyizweho agomba kugira gute kubakurikirana bagahanwa. Rero iyo umuntu wese ushatse kwinjira mu makuru ya mugenzi we, ndetse niyo mwamufitanye isano cyangwa se mwarashakanye, ubu muri iki gihe nta muntu wemerewe kuba yakwinjira mu makuru ya mugenzi we ngo yakoreshe mu byo nakwita nk'inyungu ze bwite. So ibyo byaha rero byose bikorwa hifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse na internet birahanwa. Ibyo biba mu byo bita cyber crime cyangwa se ababikora bakabita abahaka cyangwa se ababita cyber criminals. Okay? So ubwoko bw'ibyo byaha rero bikorwa muri no minsi harimo kuba wakwiba amakuru ya mugenzi wawe wamwitiriye, hari kuba wakora fraud, hari kuba wafata ikintu cy'undi ukakiyitirira, cyangwa se kuba washora abantu cyangwa abana mu bikorwa by'urukozasoni, ibyo nabyo birahanirwa. Cyangwa se icyo bita cyber bullying, kuba wabwira umuntu nabi kuri social media nka za Instagram, za Facebook, amubwira nabi. Ibyo ni ibyaha bisigaye bikorwa, bigakorerwa kuri murandasi ndetse bigakoresha internet ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za telefone n'ibindi. Rero ibyo ngibyo muri no minsi birahanwa. Niba nabatekerezaga kubikora uyu munsi wisubireho, kuko bishobora kukugiraho ingaruka kandi zitaba nziza, kwibaze gufungwa kubera ko wabwiye umuntu nabi mwigeze gukundana, ukamwohereza message imubwira nabi se cyangwa se imucyurira. Ibyo ngubu birahanwa. Hakaba rero bakora byaha byo bita hacking ni ukuvuga ngo niba abantu bashobora gukora
ibyaha babikoreye ku ikoranabuhanga, bakoresheje ikoranabuhanga ndetse na murandasi. Hacking rero ni uburyo abantu bafata weakness, niba navuga imbaraga nke ziba zarashyizwe muri systeme zimwe na zimwe, urumva bamara gufata izo weakness bakoze bakagira gute, bakazibyaza umusaruro bo ubwabo, haba mbese mu kuba babona amafaranga ndetse no kuba babasha ubwabo kwima uburyo bakoreshaga aya makuru yabo. Abo rero bari mu bwoko bubiri, harimo abo twita ba white hat cyangwa se abaturinda. Aba white hat ni babandi baturinda, aba black ni babandi noneho bo ashobora kuza akavuga ngo reka uyu muntu mushaka uburyo mubuza kuba yakwaccessinga system ye, hanyuma n'urugero mbikore kubera inyungu runaka, ariko izo nyungu zitaba ziri nziza kuri we, ariko wenda zikaba zaba nziza kuri wa muntu ushaka kujya gute kuguhakinga. Nk'urugero, hari igihe umuntu ashobora kuza akakwibira account yawe ya Instagram n'urugero, hanyuma kuyigusubiza akaba yagusaba kumuha amafaranga runaka, sibyo? Uwo muntu ntago aba afite ibyo nakwita ibyiyumviro byiza, good intentions. Ariko haba noneho n'abandi twita aba white hat cyangwa se aba white hackers, ni babandi noneho bo bashobora kuza bakinjira nko mu kazi ahantu ukorera, ukabaha system yawe ukoresha, wamara kuba system yawe ukoresha bakaba bakubwira ahantu hari intege nkeya, noneho ubwo icyo gihe bakubwira ahantu hari intege nkeya, nawe ikintu ukora no gushakisha uburyo ahantu hari intege nkeya wakora uko ushoboye kuba wahongerera ubushobozi. Aba rero bitwa white hat nibo baturinda babandi baba black hat, kuko bo nta kiza kibagenza. So akenshi rero usanga hari company zikomeye nk'izi company z'ikoranabuhanga ziba zifite abo bwoko bubiri bw'aba bantu, aho bumwe muri abo bantu baba bakora ikintu cyo twakwita nko kureba weakness cyangwa se imbaraga nke ziri muri systeme. Urugero natanga ni nka za Microsoft, zino company zikora antivirus, haba hari abantu bashinzwe kureba iyo antivirus bakoze niba ifite ubushobozi bwo kuba yahangana n'amavirus aba ari hanze. Hakaba n'abandi noneho bashinzwe kuba bashakisha uko bashoboye kugira ngo berekane ko iyo systeme hari imbaraga nke ifite, cyangwa se bakaba banayihakinga, bamara kuyihakinga bakaba bayakanyirayo kugira ngo babimusubize, bakaba bamusaba amafaranga. So ubwo ni ubwoko bubiri bw'aba bantu, bose baba ari abantu b'abahanga ndetse bazi iby'ikoranabuhanga, ku buryo babasha kuba bakwidantifa cyangwa se bamenya neza uburyo batandukanya izo nzego zombi. Hari igikorwa rero kijya kibaho kuri company zimwe na zimwe zikomeye bita ethical hacking. Ethical hacking ni urugero, company runaka ishobora gufata aba bantu tumaze kuvuga bafite ubumenyi runaka mu by'ikoranabuhanga, ikabaha akazi ikababwira ati mwebwe muzaye muturebera koko niba systeme twakoze cyangwa se application twakoze hari inenge ifite. Abo bahabwa uburenganzira bwo kugenzura icyo kintu kuko niba gihari, babyita ethical hacking. Ni ukuvuga ngo ngiye ubwanjye nshobora kuba mfite aka application ndi gukora, namara kukarangiza nkareba abantu bafite ubumenyi bwisumbuyeho, nkababwira ati dore application yanjye munyereke ahantu ifite intege nkeya. Abo bantu rero mpaye ako kantu bari abantu n'ubundi basanzwe bafite ubumenyi kuri ibyo bintu, baramfasha kumenya ngo iyi application yanjye ni hehe ishobora kuba ifite intege nkeya, ndetse hanaboneka bakabimbwira kuko mba nakazi mba nabahaye. Icyo gihe rero abantu rimwe na rimwe ni babandi twita aba white hat cyangwa se bakatureberera bakaturindira izo systeme zacu, abandi bashaka kuzazitwambara se cyangwa bashaka kuzazibona access, bakatwaka amafaranga kugira ngo babashe kuzidusubiza. Aba rero bafite akamaro rimwe na rimwe, kandi ni na byiza ku makampani amwe n'amwe yuko niba ufite systeme ukoresha, mbere yuko wazishyira amakuru y'ingenzi yawe nk'amakuru yerekeranye na finance, y'amakuru amakuru yerekeranye na finance cyangwa se amafaranga uko yinjira n'uko asohoka, cyangwa se application zishyurirwaho, niba uteganya kuzikora ugomba kumekinga sure yuko waganira n'abantu bakakugira inama kuko birafasha. Hakaba ikindi kintu mu bijyanye n'umutekano wa za murandasi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari ikintu bita cracking. Cracking ni cyo nakuvuga, ufite nka application ukagerageza ku source code, sibyo? Ahangaha cracking is bavuga ko ari editinga existing code ya software. Nk'urugero, abantu mukunda gukoresha antivirus murabizi, hari igihe babanza kuguha iminsi 30 yo kugira gute yo kuyikoresha kugira ngo ubanze urebe niba hari akamaro izakugirira, cyangwa se ama application amwe namwe ku bantu bakoresha zashaze murabizi, hari igihe baguha try iminsi runaka.
iyo minsi runaka iyo irangiye rero abantu bakoze software akenshi baba bayiguhera ubuntu ariko hakagira bimwe na bimwe bakubuza kuba bakora. Iyo ushaka kubikora rero, iyo baguhaye cyagiye baguhaye kirangiye, bahindura code baguhaye zigize iyo application ku buryo utongera kuyikoresha, hanyuma kugira ngo uyikoreshe bikagusaba kwishyura. Okay. Ku bijyanye n'amakuru rero hari icyo twita force majeure cyangwa se ibi ni ibintu udashobora kwirinda nk'abantu tudashobora kwirinda. Nk'urugero, murabizi nk'imitingito iyo ibaye hari ahantu wabitse amakuru ku mashini runaka, inzu ikayigwira, cyangwa se seriveri inzu ikayigwira, icyo gihe ntacyo wabihindura kuko ntabwo wakwirinda umutingito, ntabwo wakwirinda imyuzure, sibyo, ntabwo wakwirinda ko hashya. Murabizi nko muri no minsi ko muri Amerika hamaze iminsi hashya ariko bananiwe kubyirinda. Biriya bintu rero biri mu bintu byangiza amakuru aba yerekeranye n'abantu ndetse na za kampani runaka zikatakariza amakuru. Ibi rero byo nta kuntu twabyirinda, ariko dushobora gukora ikintu bita backup no kuvuga ngo dushobora kujya tubika amakuru ahantu hatandukanye. Nk'urugero, niba mfite amakuru mbitse kuri no mashini yanjye, si byiza ko nakora backup cyangwa se nabika aya makuru yanjye ngo mpindure ngo ahantu nari nyabitse nyashyire mu yindi folder ariko ku mashini, icyo gihe ntacyo mba nkoze. Sibyo, ikintu nakora ahubwo nafata aya makuru yanjye nkaba nayabika wenda nko kuri cloud service. Murabizi ko nabasobanuriye uburyo Gmail zikora ndetse n'uburyo zishobora kuba zatubikira amakuru. Muri Gmail nshobora kuba nabikamo amakuru angana na giga 15. Giga 15 ni nyinshi cyane, nshobora kubika amakuru menshi cyane, sibyo. Igihe rero imashini yanjye izapfa cyangwa se igihe imashini yanjye izangirika cyangwa nkaba nanayigwira n'iki birabaho, nzaba mfite uburyo nshobora kuba nabona aya makuru yanjye kuko nayabitse ku cyo bita secondary storage, ariyo email. Igihe cyose email ntabwo nazaburaho amakuru yayo kuko igihe cyose nzaba mfite internet nzabasha kuyaccessinga abe yambyarira umusaruro. So force majeure rero ahangaha mu by'umutekano w'amakuru tuba tubitse ni ikintu tutakwirinda, tudashobora kugira ububasha, harimo nk'imyuzure, imitingito, imiriro, nibyo bita natural disasters. Udashobora kwirinda wowe ubwawe niba umeze ute, biza gutyo gusa ukagira gute, ukaba byakwangiriza amakuru. Ikindi rero gishobora kuba cyakwangiriza amakuru ni abantu mukorana. Umuntu mukorana nibyo bita employees. Umuntu mukorana ashobora kukwangiriza amakuru abishaka cyangwa atabishaka. Abishaka no kubasha kubikora ashaka guhemukira, cyangwa se akaba yabikora bitamuturutse, bimwe twita accidental. Ibyo birashoboka. Ikindi kintu cyatuma amakuru yawe abura se cyangwa se umutekano wawe utawizera ni abantu twita aba outsiders. Ubwo ndimo babandi du hosting, niba dufite nka website runaka du hostinze ahantu, uwo muntu ubwe ashobora kuba yacuruza amakuru yacu tutanabizi, kuko iyo afite iyo tumuhostinga cyangwa amadata yacu tuyashyira kuri servers z'uwo muntu aba dufite, igihe cyose amakuru yacu yayabyaza umusaruro aba yabishaka. Ikindi ni abantu bo hanze bakwinjira muri business, bashobora kuba bagira amakuru umwe n'amwe bagenda bareba ndetse bakaba banayatanga hanze akaba yakugiraho ingaruka. So rero iba ni abantu tugomba kujya twirinda, ariko tugashyiraho n'ingamba zimwe na zimwe zidufasha kuba twagira gute twabirinda. Akamaro k'amakuru rero ni akahe? Akamaro k'amakuru nibyo bita value of an information. We have to protect, tugomba kurinda amakuru yacu. Uyu munsi hari amakuru ufite muri telefone yawe agiye hanze ushobora kuba wagira ibibazo, sibyo? Hari abantu bafite amakuru mu matelefone yabo, iyo telefone igihe cyose bayiba, ariko nubwo batarayikwiba ugomba kurinda amakuru akwerekeyeho, kuko igihe cyo cyose icyo bita personal information agiye hanze, nk'urugero nka bank credit cards, hari amakadi y'ama ATM yacu, iriya mibare iriho ari ibintu byo kurindwa, kuko muri no minsi bitewe n'ahantu ikoranabuhanga rigeze, umuhakazi w'abandi twamaze kuvuga hano hejuru ashobora kubona iriya mibare ya ATM kadi yawe akakura amafaranga yawe kuri telefone, kabona niyo waba uzi ko nta password yawe azi. Birashoboka cyane rwose muri no minsi. Ikindi nuko nk'urugero murabizi social media zacu, ubwo ni identity safety tugezeho. Social media umuntu ashobora kukwiyitirira cyangwa se akaba yakwiba icyo bita username yawe na password yawe, akaba yajya yinjira muri ziriya social media nk'aho ari wowe winjiyemo, akaba yakoresha amakuru yawe mu kuba yakwiba bagenzi bawe, cyangwa se akaba yakoresha mu byo bita benefit personal interest, akaba yabikoresha kugira ngo abone ibintu bimwe na bimwe bimwinjiriza kuri we ku giti cye. So identity safety rero nari kuvuga ngo nabyo tuba kuyirinda, turinda
umutekano w'amakuru yacu, tukarinda commercial sensitive information. Ni ukuvuga ngo niba ufite umuntu ukorera, rinda umutekano w'amakuru ye, kuko ayo makuru ye ushobora kuyajyana hanze bikagukoraho se, cyangwa nawe bikaba byamuhindanyiriza isura. Yego, amakuru rero dushobora kuyarinda mu buryo bworoshye. Uburyo bwa mbere dushobora kuyarinda ni uko amakuru dushobora kuyarinda dukoresheje password. Tukaba twashyira password mu makuru dukoresha, nk'urugero tugakoresha encryption. Niba ari ibintu turi kwandika dushobora gushyiramo password se, password tukajya twirinda kuba twaziha bagenzi bacu, kuko umugenzi wawe uyu munsi muri inshuti, ariko ejo mushobora kuba abanzi, amakuru akaba yagiye gute yayakoresha aguhindanyiriza isura. Ikindi ni uko niba dufite password n'urugero y'ama ATM cyangwa se y'ama email za social media zacu, tugomba gukoresha password afite ingufu. Password afite ingufu ni ukuvuga ngo ni password igomba kuba ntago password wava ngo ukoze password ya social media, n'urugero ushyizemo nimero ya telefone, ushyizemo igihe wavukiye, sibyo? Nubikora gutyo umuntu wari wese bizamworohera kuba yakumenya, especially inshuti zacu ziba zizi igihe twavukiye, zizi amatelefone yacu. Iyo ashatse nko kwiba rero, ibyo nibyo aheraho ari kugenda ashakisha kugira ngo arebe ko yamenya wenda nk'urugero password yawe. Ibyo rero mujye mubyirinda, no buri gukora password ukore password igoye kuba umuntu yayimenya, ushyiremo inyuguti nkuru, inyuguti ngufi, ube washyiramo imibare ndetse n'utwo bita special character nk'utudomo se cyangwa point d'interrogation. Ibi bizarinda amakuru yawe cyangwa se bizarinda password yawe kuba umuntu wari wese yayimenya bimworoheye. Harimo rero ibijyanye n'ubu no kurinda umutekano, dufitemo icyo bita confidentiality. Confidentiality ni iki? Niba mfite amakuru ngomba kuyaha runaka, wenda tuvuge ngomba kuyaha Paul, amakuru nzamuha agomba kugera kuri Paul, nta wundi muntu anyuzeho. Icyo nicyo bita confidentiality. Niba amakuru nahawe ngomba kujyana cyangwa se amakuru ngomba kwihera Paul, ayo makuru niwe wenyine agomba kugeraho. Okay, Paul nimugezaho amakuru ejo akayumva kwa Jacques, Jacques akamuha amakuru ameze nk'aya yandi, icyo gihe ikintu bita confidentiality kizaba cyatakaye, sibyo? Iyi rero confidentiality ni ingenzi cyane cyane mu bijyanye n'umutekano w'amakuru, kuko amakuru agomba kumenywa n'umuntu ugomba kuyamenya, nta wundi muntu ku ruhande ugiyemo. Hakaza icyo bita integrity. Integrity none bivuze iki? Bivuze ko aya makuru niba turi kuyajyana ku rwego runaka cyangwa umuntu runaka, uko twayahawe niko tugomba kuyamugezaho, nta kintu na kimwe kihindutse, haba kwiyongera se cyangwa kuvamo. Niba mpawe amakuru munyashyireje Paul, aya makuru agomba kumugeraho nkuko nayamuhaye, nta byo gushyiramo bya bintu byo gutebya, byo gutera urwenya. Uko nayahawe niko ngomba kuyamugezaho, nta kintu na kimwe kize gute gihinduka. Ikindi ni uko amakuru agomba kubonekera igihe, kandi akaboneka buri munsi, igihe icyo ari cyose akenewe akaba yaboneka. Hanyuma hakaba guidelines zimwe na zimwe zigenda zishyirwaho n'amakampani kugira ngo zifashe mu kurinda amakuru. Ibi ngibi bikunda gukorwa cyane cyane na department zishinzwe ikoranabuhanga mu makampani agiye atandukanye. Hanyuma personal security ni ukuvuga ngo umutekano w'amakuru yacu tugomba kwirinda, ngo twabivuze, tugomba gukoresha encryption, tugomba kwirinda kuvuga amakuru atari ngombwa ku mbuga nkoranyambaga, nko kuba wavuga aho utuye, kuba washyiraho amanimero ya telefone. Rimwe na rimwe hari igihe tugira ibyago ari twe twabyikururiye. Rimwe na rimwe rero tujye twirinda ibyo bintu. Harimo rero mu mutekano cyangwa se muri personal security, harimo abantu hano hanze aha, niba twabyita gute, umuntu akagerageza akakuguraguza, akagerageza ageraho agukuraho amakuru ashobora kuba yagira gute yakugiraho ingaruka. Uwo muntu rero uzamwirinda. We niba bitwita aba social engineers cyangwa se social engineering, aho umuntu akora uko ashoboye akagira gute akagukuraho amakuru kandi akaba yayakoresha mu kukugira nabi cyangwa mu kuba yaguhemukira. Mujye mwirinda abantu nk'abo ngabo rero. Umuntu uza gushakisha amakuru ntabwo ari mwiza, buriya ujye wirinda abantu nk'abo ngabo mu buzima busanzwe. Uwo muntu rero ikintu akora nta kindi no kukwegera, akakora uko ashoboye ku buryo agukuraho amakuru, kandi ayo makuru akaba yayakoresha mu byakugiraho ingaruka. Icyo gihe rero cya kintu cyitwa confidentiality kiba cyageze gute, kiba cyapfuye. Ni ukuvuga aya makuru yagenewe umuntu runaka, iyo hagize undi uyabwira, abandi bagira ubujarwa hano hanze aha ngaha, ya makuru aba yataye agaciro, kuko aba yamenywe n'abantu bagiye batandukanye. Rero ikintu cya confidentiality nicyo tugomba kugira mu buzima, mu bunyamuntu, niba nabyita gutyo, ukamenya ko amakuru wahawe ugomba kuyabika, ukamira
niba uyu munsi ngubwiye amakuru yazangiraho ingaruka mu gihe kiri imbere, niho twaba abanzi kajana, ayo makuru ugomba kuyabika ukamira ukarinda ujya gupfa ari aya makuru yabikanye. Icyo gihe nibwo ubaye umuntu w'intwari, niba nabyita gutyo, cyangwa se w'indahemuka, sibyo? Ariko rero nawe niba ufite uburyo wakwirinda ibyo bintu, byirinde, sibyo? Wipfa kuvuga ibintu ushobora kuza gukora mu myaka iri imbere. So muri no minsi rero abantu amakuru menshi namwe basigaye uburyo babikoramo kugira ngo babone amakuru yawe. Hari abakora icyo bita guhamagara, umuntu akaguhamagara yitiriye urwego runaka se, cyangwa se akaba yaguhamagara yitiriye umuntu runaka, akaba yagusaba amakuru yagira gute, yakugiraho ingaruka. Ibyo tubyita phone calls. Umuntu akaguhamagara akitirira runaka, wenda niba akitirira boss wawe akakubwira kumuha wenda password ya mashini yese, cyangwa se password ya email niba ari uri secretary we, ukabimuha utabanje kugenzura. Irinde rero gusubiza ku matelefone amakuru amwe n'amwe y'ingenzi. Hanze rero hari ikintu bita phishing cyeze muri no minsi. Mujya mubona umuntu akohereje nka message n'urugero runaka, yamara kukohereza message runaka agahita aguhamagara akakubwira ngo message runaka ngo ikuyobeyeho, ngo nsubiza amafaranga yanjye, akitira urwego runaka. Iyo udakoze rero ubusesenguzi ngo ugenzure neza, rimwe na rimwe hari igihe tumusubiza ayo mafaranga wenda nta nawe yaguhaye, akabageze gute, akabara kurobye. Phishing ubundi ntukuroba, ibi bireze muri no minsi. Hari n'abantu rero twita bamwe barebuzwa, akaba yaguhagarara nko hejuru uri gushyiramo password yawe wenda muri system ukoresha mu kazi, akaba yamenya password yawe. Niba utayimubwira akajya yinjira muri system yawe yakoresheje ubwo buryo bwo kuba yarigeze kuguhagarara hejuru. N'urugero ibyo bita shuruda ni inkokora ngira ngo ni intugu, akaba yaguhagarara hejuru agahengereza akareba password uri kwandika. Nk'urugero ku ma ATM urabizi, ubutayagira amahirwe cyane cyane nk'abakundana, rimwe na rimwe hari igihe ujya nko muri ATM ukabona shire wagukurikiye muri ATM, waba uri gushyiramo password akari kuguhengereza. Ntushobora kumenya igihe yakwiba iyo ATM akaba yakwiba. Ibyo rwose bireze muri no minsi, nabyo mugerageze mubyirinde. Ikindi ni uko umuntu ashobora kukwiba amakuru yakwerekeyeho, cyangwa se akaba yakwiba amakuru y'aho ukorera, ndetse akaba yanakwiba n'amakuru ajyanye n'urugero na kampani ukorera. Icyo gihe rero ugomba kumekinga ashobora ko igihe icyo ari cyo cyose uvuye mu kazi, amakuru yo mu kazi yarekera mu kazi, wagera hanze ukirinda no kuba wayaganiriraho. Hari uburyo rero bugiye butandukanye umuntu ashobora akibwa imyirondoro ye. Harimo ikintu bita information diving, uko akundi buri nko muri ofisi, waba uri muri ofisi wenda babona nk'urupapuro bakwandikiye, ukaba wafata urupapuro ukarujugunya muri ya puberi bari muri iyo ofisi. None babandi bantu bahunahuna cyangwa se abantu bagukorera isuku akaba yagakora ayo makuru. Mu by'ukuri ayo makuru ayagwaho ari we wayitangiye, sibyo? Twirinde rero kujya dutiza impapuro se cyangwa ayo makuru ahantu hariho hose y'ingenzi. Nk'urugero uvuye muri banke, umaze kubikuza amafaranga yawe, hari agapapuro gasohoka kakwereka balance n'urugero, ugahita ufata agapapuro kakajugunya muri puberi yo muri kaka box ko muri ATM. Icyo gihe kari agapapuro hari abantu hanze aha binjiramo tutapapuro twonyine bagiye kureba. Lakiri muri no minsi amabanki amwe n'amwe asigaye yarashyizeho uburyo izira nimero za konti za ATM zitajya kuri twa dupapuro ariko mbere zajyagaho. Ariko niyo iriya nimero ya ATM yawe itabiriho, wibuke ko agapapuro kasigara amafaranga wagize gute uba wabikuje. Hari igihe rero umuntu ushobora gusohoka muri banki yakabona akavuga ati uriya muntu afite amafaranga menshi, akaba yagukurikira ahubwe akajya kuba yakugira nabi se, akaba yagushimuta kuko aba bizi ko hari amafaranga ufite hehe kuri banki. Tubyirinde rero ibyo ngibyo, bizadufasha dukoresha encryption, dukoresha amapassword afite imbaraga, bizadufasha kuba twarinda umutekano w'amakuru yacu. Ikindi rero ni uburyo nk'urugero uri gukora document ushobora kujya ushyiramo password, ukaba washyira password muri document. Ibi narabigishije murebe video ya mbere ibanza, uburyo ushobora gushyira password muri file wandika uri mu kazi uri gukora report, ukaba wakora report ariko file ukoze ukayishyiramo umutekano, ugashyiramo password, ugashyiramo encryption, ku buryo mugenzi wawe niyo yagira amatsiko iyo password yawe kuzagerageza kuyinjiramo byazamugora. So rero ibyo nibyo nari nabateguriye uyu munsi, bijyanye n'umutekano wanyu ndetse na tekinike ziri gukoreshwa hano hanze muri iyi minsi.
mwirinde rero bantu banjye, mwirinde umuntu ushaka kubibira modo passe, kandi se niba ukeka ko hari uwayitwaye uyihindure, kuko nabyo birashoboka. Uhindure yaba ya ATM yaba ya email kuri social media, mugire ikintu cyo kuvuga ngo tuzajya duhindura password nibura rimwe mu kwezi se cyangwa mu byumweru bibiri, kugira ngo bifashe iki, bifasha iyo uhinduye password yawe, bifasha ko n'ahantu wigeze kwiconnecta cyangwa se gushyiramo username ya password yawe hahita havamo icyo bita byikora logout, nibyo nabyita gutyo, bita bivamo ofete. Ni ukuvuga ngo rero wakwirinda guhura n'ibyo bibazo ugenda ukora logout cyangwa se uhindura password yawe mu gihe runaka, avuga mu cyumweru kimwe bibiri ndayihindura, bizamfasha mu bijyanye n'umutekano, ndetse bibe byarinda mu buzima bwa buri munsi umutekano wawe. So umutekano wawe rero ni ingenzi uyu munsi ndetse n'ejo. Uyu munsi hari amakuru ushobora gushyira hanze akakwicira ubuzima buri imbere, rero rinda amakuru yawe, rinda kuvuga ibidakenewe kuri social media, rinda gushyira amakuru yagukoraho kuri social media nk'ama ATM number, kuvuga aho utuye, ntawamenya muri ino si ibintu byarahindutse. Mwirinde bantu banjye, mwirinde, kandi murakoze kuba mwakurikiye kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kigeze aha ngaha. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.